nyuma y'igihe kirekire Aisha yaraburiwe irengero, yaratwawe n'imyuka mibi, noneho ubu ngubu abashije kuba yagera mu rugo iwabo, nubwo ubwa mbere byari byagoranye ubwo yasangagayo Claudia ndetse na Jazira yabasanzeyo, maze ahita ababaza ati mbese anti ari hano? Baramusubiza bati oya ntawe uhari. Nibwo Aisha amaso ye yahise ahinduka, ba Claudia bakimubona bahita bikubita hasi. Ubwo rwose Aisha yarahindutse amaso, nibwo rwose Nyambo ndetse na Pasiteri baje bakigera aho ngaho basanga ibintu byakomeye, basanga Claudia na Jazira bajyamye hasi. Nibwo Pasiteri yahise amenya ibintu byabaye. Ubwo bari bamaze iminsi batabona Aisha, bahise batekereza ko rwose imyuka mibi ariyo yamuzanye. Nibwo bahise batangira gusenga, barasenga karahava, maze imyuka mibi itangira kuba yagaragura Aisha. Ariko Aisha ubwa mbere yari arimo kuvuga ati rwose njye nta kibazo mfite, ati nari nambakumbuye ahubwo ko mutarimo kunsohoza. Arimo kuvuga ati ntago nshaka ko munansengera. Ubwo bamusabaga ko baba bamusengera kugira ngo imyuka mibi ibe yamuvamo, yahakanye aravuga ati ubu ngubu mvuye no gusenga. Ariko Pasiteri yanze kuva ku izima, arahata, maze barakomeza baramusengera. Nibwo rwose ibintu byase bimurya, wabonaga nkaho mbese ari nk'intozi zirimo ziramurya. Barakomeza barasenga bategeka imyuka mibi kugira ngo ibashe kuba yamuvamo, abashe kuba yagaruka ibi muntu. Barakomeza barasenga rwose, barasenga karava, barakomeza barasenga. Nibwo imyuka mibi yahise iva muri Aisha. Ubwo Pasiteri yitegekaga bavuga ati mu izina rya Yesu ndagutegetse va muri uyu mukobwa. Nibwo imyuka mibi yamuvagamo maze ijya aho ngaho hejuru, mwabonaga ko ari ya myuka y'umukara. Nibwo Pasiteri yahise yitegeka ati ndagutegetse va ngaha, weho nta n'ububasha ufite ku mwana w'umuntu. Nibwo imyuka mibi yahise iva muri Aisha gutyo, maze ibintu bigenda neza. Ubu ngubu ibintu ni uburyohe, abavandimwe barimo baraganira, noneho bishimye. Ubwo bari barabuze umuvandimwe wabo Aisha, yabashije kuba yagaruka. Ubu ngubu ibyishimo ni byose, barimo baraganira ku byabayeho byose. Murabona ko ari umunezero gusa. Ubwo Aisha yabaganirizaga ati nari ndimo ngenda cyagihe nsohotse mfite Bibiliya, nibwo nahuraga na Dev, nshira Bibiliya hasi kugira ngo tubashe kuba twaganira. Nibwo nabonye Dev agize ubwoba bwinshi cyane, nanjye muri ako kanya numva umubiri urahindutse. Ubwo sinamenye aho ukuntu byahise bigenda. Nibwo yongeye gukanguka asanga aryamye ahantu mu kinani, aribwo mwabonaga ko cyagiye yakangukaga amaso gahita ahinduka akaba umukara. Nibwo rwose yahise agenda arimo ahura n'abantu, yari yambaye ibirenge, arangije agera hariya mu rugo bigenda kuriya. Murabona ko rwose ibintu ari uburyohe. Ndagusaba utari wakanda subscribe kugira ngo ubashe kuba wayikanda hano kuri Jimmy Media Official, kugira ngo dukomeze kuba twabana muri biganiro 5 kuri 5 twiganira kuri filime yacu bita The Dev, kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza. Murabona ko ibintu ari uburyohe. Mwabonye ko rwose Pasiteri ubu ngubu afite imbaraga zihambaye, aho yafashe Bibiliya mukabona ko yatseho imbaraga zikomeye cyane. Murabona ko rwose Pasiteri noneho ubu ngubu agiye kuba yarwanya Sekibi. Murabona ko noneho ibintu bigiye kuba byagenda neza. Ndagushimira ko twakomeje kubana, nkomeza kukwibutsa gukanda subscribe utari wayikanda.